umukobwa ukiri muto amaze gukora mariage mu myaka ikiri mutoya azahora buri munsi atekereza ko kuba yaramubonye hakiri kare abandi bakobwa ko batamubona ari uko bafite imyitwarire mibi, ko badafite umugabo. Umugabo ukirangiza kwiga agahita abona akazi byihuse azahita atangira gutekereza ko ari umuhanga kurusha abandi bose, kandi nyamara mu by'ukuri si byo. Mu gihe umugore ukoze mariage agatangira guhita abyara atangira kubona babandi batabyara ari uko bo babayeho ubuzima bubi, bifashe nabi, bitwaye nabi, cyangwa se ari uko bacumuye. Niba umukene abizi neza igiciro, aramutse amenye n'igiciro umukire yishyura kugira ngo azagere ku rwego agezeho, byibuze umukire nawe akamenya urugamba, intambara umukene acamo, nta muntu muri abo bantu wabasha kuzajya asuzugura undi. Buri bantu bose bajya babasha kugira ngo bafashanye, basobanuke muri bo. Niba umukene atabasha gushimira ibikorwa umukire yagezeho, reka ibitekerezo bye na bizinesi ze, kuko iyo biza kuba byoroshye kugira ngo umuntu abe umukire, ntabwo wakabaye ukiri umukene. Bivuze ngo rero ugomba gushimira ibyo akire bagezeho aho kubisuzugura. Kandi ikindi, niba umukire atabasha gufasha umukene kugira ngo byibuze ave aho yari ari, byibuze nawe ntabwo akwiriye kuba yakica imbaraga cyangwa se ngo ananize umuntu uri kugerageza gutera imbere kugira ngo nawe azakire ari we wamukene. Buriya uza kuba uzi intambara abantu bihanganira, urugamba barwana narwo, urugamba bahangana narwo igihe tuba tudahari tutabireba, buri munsi wajya uhora ushimira Imana ku bw'ubuzima ufite uyu munsi, kugeza umunsi nawe uzagendera mu ngendo nk'iy'abo bantu cyangwa se ukagera mu bihe nk'iby'abo bantu, nibwo wabasha kumva agahinda n'umubabaro n'intambara bahura nabo. Ari umukene, ari umukire, ari ubyara, ari utabyara, buri muntu wese agira urugamba rwe. Niyo mpamvu rero mu gihe utaragera mu nkweto z'uwo muntu ngo wumve uko bimeze, banza utuze, kuko ntuzigera ubasha kumenya urugamba bari gucamo nyamara utigeze urucamo. Icyangombwa icyo usabwa ni ukugira ngo mujye mufashanya, muterane imbere, ndetse ntimusererezanye, ntimugirane amashyari, ahubwo mukundane. Kubera ko yaba umukire cyangwa umukene, nta n'umwe umuhera kugira ngo yishimire amafaranga afite. Umukire afite amafaranga aba ari byiza cyane, agerageza kugira ngo ayo mafaranga afite ashake uburyo cyagumana, mu gihe umukene nawe aba ari byiza ari kugerageza kugira ngo ayo mafaranga nawe ayabone, ayafate yandi umukire afite. Ni urwo rugamba ruhoraho, niyo mpamvu ukwiye kubahana. Hari igihe ukwiye kumenya ko mu buzima bwawe ukwiye kuba wajya ku ruhande, ukareka kujya utserera n'abantu, ukamenya ndetse ko ukwiye gufata urugendo rwawe rwihariye, mu gihe abantu ubona ko buri munsi batekereza ko buri munsi ari utera amahane buri gihe, iyo ushatse kugaragaza ibyiyumviro byawe. Ukwiye kumenya ko ugiye kujya uhunga abo bantu buri munsi bahora bakumva nabi, wowe ibyo ushatse kuvuga bo bakabyumva mu bundi buryo. Ukwiye guhunga ukajya kure y'abo bantu mu gihe abo bantu bagutera isoni mu gihe uri kuvuga, ndetse bakanagusebya mu bitekerezo byawe n'ibyo uvuga. Ukwiye kujya kure y'abo bantu mu gihe abo bantu bashaka kugukoresha basa nk'aho bagutera ubwoba. Ukwiye kujya kure y'abo bantu buri gihe, buri munsi, nta tandukaniro riba rihari kuba uhari mu buzima bwabo no kuba udahari. Ukwiye
kujya kure y'abo bantu mu gihe bo badashaka kukwereka imbabazi, badashaka kukwereka impuhwe, bashaka kutakwerekana agaciro kawe. Ukwiye kujya kure y'abo bantu ubwabo badafite imbaraga zo kuba bakerekana icyo bagufasha n'icyo bakumarira, mu gihe wowe muri make buri munsi ufite icyo bamarira. Wow, Sunday! Oh my goodness. Abo bantu batagira urukundo, mu gihe ubigisha ukabona nta gihinduka, ukwiye kujya kure yabo. Ukwiye kujya kure y'abo bantu bakubabaza kuruta uko bakagukijije. Ibizakwereka ko uri umunyagaciro muri abo bantu. Ibi ni ibizakwereka ko uri umunyagaciro, uri umuntu ufite agaciro kari hejuru n'ibimenyetso birindwi. Nuko utazemerana n'abantu bose utigeze, kandi nuko utazemeranya n'abantu bose mu byo bavuga kandi ari utigeze ubasuzugura. Ntiwemeranye nabo ariko ntubasuzugure cyangwa se ngo ubabwire mu ijwi riri hejuru usa nk'ubabwira nabi. Ntiwemeranye n'umuntu ukabikora mu buryo butuje. Ibyo bintu bizakwerekana ko uri umuntu ufite agaciro kari hejuru. Ntiwemeranyije n'umuntu ariko werekanye icyubahiro. Icya kabiri, uzajya ukorera ku gihe kandi witange ku kazi kawe kose ufite mu biganza byawe. Abantu bazajya bakumenya ko uri umuntu wubahiriza igihe. Icya gatatu, urekera gucira abantu imanza bitewe n'uko ubabona, ugareka kubacira imanza ukurikije ibyo bari kuvuga ndetse n'uko bari kugaragara. Icya kane, ni uko ushishikariza abandi bantu gukora ibyiza ndetse bakaba neza kurusha uko bari bameze. Ugashimira imbaraga zabo n'ibikorwa byabo baba bakoze, atari uko uzi ko hari ikizava muri ibyo bintu bari gukora, ahubwo wowe ukabatera imbaraga no kubabwira byanze bikunze ko hari ikintu bashoboye, atari uko witeze ko hari ikintu kizakuviramo umumaro nyuma. Icya gatanu, ugomba muri make kuba washyigikira inshuti zawe cyangwa se abantu bari iruhande rwawe, kabone n'ubwo ubwabo baba badahari, ukabavuga neza, ukabavuga ibikorwa byabo kuruta uko wakabavuze nabi mu gihe badahari. Ibyo nibyo bizakwerekana nk'umuntu ufite agaciro kari hejuru. Icya gatandatu, kabone n'ubwo wamenya buri kimwe cyose, ufata umwanzuro y'uko ugomba muri make kudahitamo kugira umujinya kuri buri kimwe cyose ubwiwe, kabone n'ubwo byaba ari ibintu byakurakaza. Ibyo nibyo byerekana ko uri umuntu w'agaciro. Ikindi cya karindwi aricyo cya nyuma, ntabwo urakazwa nta nubwo ubangamirwa ndetse no kuba abantu bakubwiye ko nta kintu washobora, kubera ko ubwawe niwe ubasha kumva ibyo bakubwiye n'uburyo bo bumva. Kuba ubwabo babasha kukubwira ko hari ibyo utageraho, nibo ubwabo si wowe. Wowe ufite ahantu wowe ubwawe wagarukira. Niba umuntu akubwira ko ntacyo ushoboye, niwe ku giti cye, ariko wowe ufite icyo ushoboye kuko uza kugarukira. Limitation ye ntaho ihuriye n'iyawe. It has nothing to do with you. Hari ikintu ukwiye kumenya mu buzima, burya urukundo rumeze nk'igitunguru. Igitunguru kiba gifite utureyasi twinshi cyangwa se uduce twinshi. Nuko ugikata ugerageza kugira ngo ugisozemo imbere, nibwo ndetse kitumurira ndetse kikazana ya marira yawe. Uko ugerageza kugikata cyane, nta kintu na kimwe uzabona uretse kuba wakuramo amarira gusa, ukarira urimo ukireba uko ugikata cyane. Kimwe mu bintu ugomba kumenya, ese isomo wize ku ishuri niryo ryari rikomeye cyangwa ubuzima ubamo nibwo bwari bukomeye?
gutekereza ko utandukanye, ufite gukunda ndetse ari wowe uhitamo gukunda kandi utitaye kuri buri kimwe cyose, ari wowe ukunda kubabarira ugahitamo kuba wababarira, ndetse mu gihe kwikunda kwawe kwashize no kwifuza guhura ugahitamo kumva ijwi ry'umutima wawe mu gihe rihamagawe, ugahitamo kwizera cyane kabone n'ubwo waba watereranywe, ugahitamo kwizera buri kimwe cyose cyakubayeho ko hari impamvu kiba cyarakubayeho. Niyo mpamvu ukwiye kwibwira ko wahisemo kwemera kudacira abandi imanza, ugahitamo ndetse kuba wavugana n'abantu, ugakora ubucuti n'abantu nta na kimwe wangije. Ibyo berekana ko utandukanye, ugahitamo kumva ko ugomba kuba utuje utita ku by'abandi bantu, utinjira no mu buzima bwabo. Hari ibindi bintu ukwiye kwiga kare mu buzima hakiri kare. Ntuzigere ukora bizinesi n'inshuti yawe magara cyangwa umuryango wawe, cyane cyane uri muri bizinesi wunguka cyane, kuko bishobora kuzarangira wicujije. Amasomo ni ingenzi kuruta uko wajya gukundana n'abakobwa cyane. Ibyiza warangiza ukiga. Nyuma y'igihe runaka ukwiye kwiga ko inshuti zawe umunsi umwe zizagenda. Kandi ukwiye kumenya ko kugambanirwa ariko gahinda kadasanzwe uzumva mu buzima bwawe. Ntabwo abantu bose ubona mu buzima bwawe bakubwira amagambo meza kuko nabo ari abantu beza. Kandi umenye ko kuba ugira inzozi ku bintu ukunda ari byo bikurinda kugira agahinda gakabije, bikakurinda no guca muri bya bihe bigoranye cyane ngo bikuneshe. Ni ingenzi kugira ngo akazi kawe ugahe umutekano mbere y'uko witegura ndetse kujya mu kazi ka leta, kuko akazi ka leta gatwara igihe kinini kuruta uko wakikorera akazi kawe. Ubwo ni ku bashaka akazi, aho kugira ngo wumve ko buri munsi leta ari izaguha akazi, washaka kawe ukiteza imbere. Buri munsi uzajya ugira inzozi nini, buri munsi amaso yawe uzajya uyahanga ku nyenyeri, ibirenge byawe bigume ku butaka. Ntuzigere ucira umuntu urubanza bitewe n'ukuntu umubona, cyangwa amafaranga, cyangwa ubumenyi afite, cyangwa amashuri yize. Buri munsi ahubwo uzajye ugendera ku mico ye, ku myitwarire ye. Birashoboka ko ushoboye kuba wakontorora ubwonko bwawe uyu munsi ukomeze, bikaba byatuma utera imbere ndetse ugendera mu nzira ikwiriye ukitwara bikwiriye, kuko isi ubwayo yikaragira ku mafaranga. Nta mafaranga ufite ubuzima ntibushoboka. Wowe uzagenda buke buke, gusa ntuzigere utandukana n'iyo nzira yawe wari wahisemo. Amafaranga ni ay'ikirenga, ibintu bikunda korohera abakire, ariko kubika amafaranga nibyo bintu by'ingenzi, akaba umuco w'ingenzi cyane mu buzima twese dukwiye kugira. Ubuzima nibwo bukire. Umunsi uzabasha kwikiza ubwawe, ukikiza muri ayo makuba n'ibyo bibazo byawe byose, ntabwo ari umuntu wese ushoboye kuba yaba rwiyemezamirimo, ariko rwiyemezamirimo mwiza ashoboye kuba yava buri hamwe ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose. Nawe utaha n'isaha wavamo rwiyemezamirimo ukikorera. Niba ujya ushaka kugira ngo utere imbere, ujye ubanza urebe ubuzima bwawe, urebe n'ubw'abandi, gusa ntukajye ubagenderaho. Kandi buri munsi ntukajye wumva ko ukwiriye kuba waba buri hamwe, kuko nta muntu uzabasha kumva agahinda kawe
ngakumve neza ijana ku rindi, igakubaha umukunzi wawe ufite cyangwa inshuti yawe, kuko abantu bose barikunda. Ntuzigere nawe wiyanga, rekera kwangiza umwanya wawe ku bantu batazi ibyawe, batanagukurikira. Buriya ushobora kuba wakigira byinshi mu gitabo kurusha uko abantu baba bari kugukoca bakubwira ibyo ukora. Niba ari umuntu uri kukubwira ngo ntabwo umukwiriye, byemere, gusa nawe ntabwo agukwiriye mu by'ukuri. Ntukajye wishinja ubwawe kuba ubumenyi bwawe n'amasomo yawe wize ari ukubera undi muntu. Ibyo ntibizigera bituma utsinda. Kandi buri munsi ntukajye wigendera ku byo abandi bantu bakubwira ngo nzagukorera iki, nzaguhereza ibi. Ntukajye ubigenderaho. Buri munsi uzajya ujya kure y'ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga, kuko si ukuri. Imbuga nkoranyambaga zimeze nk'uburozi. Ibyo bishobora kuba byagabanya uburyo ki nawe ubwawe wiyubaha. Nta muntu n'umwe muri iyi si uzahagarara iruhande rwawe uburyo ababyeyi bawe babikora n'uburyo bagushyigikira. Buri munsi rero jya uhabera abavandimwe bawe n'ababyeyi bawe, kuko buri munsi nibo bazahora iruhande rwawe bagushyigikiye. Abantu mu buzima baraza abandi bakagenda. Ntuzigere utekereza kabiri mbere yo kuba wavugira umuntu ngo ndagukunda, kubera ko ubuzima ni bugufi. Jya ubwira umuntu ko umukunda utigeze ubitekerezaho kabiri. Gerageza gushaka amafaranga mu buzima, kuko amafaranga ni ingenzi burya, kandi amafaranga nicyo kintu cy'ingenzi muri isi turiho. Amafaranga, kwiga, biri mu bintu byose bishobora kuba byatuma umuntu aba umuntu udasanzwe muri iyi si. Abantu nibatakubona ukora cyane, bazatangira kukuvuga batekereza ko ntacyo ukwiriye. Nibabona ko utari gukora cyane, menya ko byanze bikunze ugomba gukora. Abantu bagukunda igihe bari kukumva. Gutekereza cyane bishobora kuzatuma byibuze biguhagarika mu kwigira nk'aho ubaho ubuzima udakwiriye. Buriya ntabwo wakwigisha buri umwe wese, kuko hari abantu batagerageza kumva, baba badashaka no kwiga. Tugomba muri make kutava ku izima, kubera ko hari abantu ndetse rimwe na rimwe batazatwumva, kandi hakaba hari ibintu byiza mu buzima bitwara igihe kugira ngo bibeho. Natwe ni dukwiye kuva ku izima, kuko hari ibintu bitwara igihe kinini kugira ngo bizaze mu buzima. Tuba tugomba kwihangana ntituve ku izima. Ntabwo urakererwa kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Ubuzima ni ubwo kubaho, kandi ukabaho bwose bwuzuye igihe icyo ari cyo cyose. Mu gihe ugihufite, mu gihe ugihumeka, ufite kuva ku izima. Buriya igena ry'umubyeyi w'umumama ni ugutegereza abana be. Ibaze ko umubyeyi agutegereza igihe aba agutwite, akagutegereza igihe uba utangiye kwiga, akagutegereza uvuye ku ishuri, akagutegereza igihe ndetse rya joro buba bwabaye bwije wamaze gukura utashye, akagutegereza ndetse igihe uba ugitangiye ubuzima bwawe uri kwirwanaho, akagutegereza ndetse igihe uba utangiye gukora, agutegereje kugira ngo utahe byibuze utahe musangire, akagutegereza ndetse na cya gihe uri kumwe, agutegereje n'urukundo rwinshi. Rimwe na rimwe igihe ufite uburakari bwinshi kugira ngo byose birangire, kugira ngo ndetse kubone wishimye ndetse ku buryo ndetse wanamuyambira. Rero ugomba gushakisha uburyo ki mama wawe ufite muri iki gihe adafite gutegereza igihe kinini. Musure, mukunde, muyambire, kuko ni umuntu ugukunda atiteye ku
ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ugukunda utameze nk'abandi bantu abo ari bo bose, kubera ko ubwonko bwabo bwo burasaza ariko imitima yabo ntisaza. Nta muntu uzagukunda nka mama wawe. ukuri kuzima ukwiye gukurikiza mu buzima. Nta muntu n'umwe uzakwitaho imipango yawe, intego zawe, ibyo bintu byose nta muntu uzabyitaho. Rekera rero kwijijisha nk'aho abantu bitaye ku byawe, kandi urekere kubabara kubera ko batabyitayeho, ahubwo ukora ibintu byiza ufite gukora ku bw'inyungu zawe, kuko iyo bigeze kugera ku ntego zawe, disipurine iba ari ingenzi kuruta motivation wese wahabwa. Niba udafite disipurine ntuzigera ugera ku kintu na kimwe. Niwe muntu wenyine ushoboye kuba wahindura ubuzima bwawe, nta wundi muntu uzabigukorera. Yewe nta n'impamvu na nkeya zabasha kubigukorera izo zose wiha. Buryo bworoshye bwonyine bwo kuba wahindura ubuzima bwawe ni uguhindura ubwawe, ndetse n'uburyo ki wowe ukora ibintu buri munsi. Burya ikintu kiguteye ubwoba mu mishinga yawe n'uburyo upanga ubuzima bwawe si cya kintu kiri aho ngaho cyangwa kiri iruhande rwawe, ndetse n'ikintu kiri hafi yawe, ahubwo ni ikintu kikurimo, ni wowe witera ubwoba. Urufunguzo rwo kugira ngo ugire ubuzima buteye imbere rwose ntabwo ruri aho ndetse wowe uzi urufunguzo rwo gutera imbere, ahubwo ruri mu byo ukora uyu munsi n'ibyo uzi. Menya ko iyo utsinzweho bwa mbere mu buzima, niyo isa nkaho ariyo nzira nzima ya mbere ikugeza mu kunesha no gutsinda. Iyo utaratsindwaho ntiwamenya gutsinda. Ntabwo wahindura ahahise, ariko byibuze wabasha kwangiza ahazaza hawe ukomeje amakosa uri gukora ahahise, nayo wakoze ahahise ugakomeza kuyakora uyu munsi, n'ahazaza hawe habigenderamo. Bivuze ngo nubwo utabasha guhindura ahahise, kugira ngo utangize ahazaza hawe ntusubiremo amakosa wakoze ahahise. Burya gutera imbere no kugera ku ntego zawe si ugukora neza ngo ibintu byose ubyuzuze, ahubwo ni icyo uhinduka mu gihe uri muri iyo nzira yo kugira ngo uzagere ku ntego zawe. Menya ko ahantu umeze uyu munsi wumva umeze neza, aho niho hantu nta n'ikintu kizatuma kikugwa neza. Niba uri ahantu umeze neza muri comfort zone, ugomba kuva kuri aho hantu wumva umeze neza ugatangira urugamba rundi rushya kugira ngo urusheho gutera imbere. Niba hari ikintu cyose wumva uzageraho mu buzima bwawe, menya ko bitazakorohera kugira ngo ukigereho. Rekera kwizerera mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo niba koko byoroshye, buri muntu wese ubitekereza ko niba ibintu ushaka byari byoroshye, buri muntu wese yari kuba abigezeho, yari kuba yarabigezeho. Ariko abantu benshi bakunda kuva ku ntego zabo bihaye mu gihe babonye ibintu bitangiye gukomera. Ntuzamere ingabo rero, kuko uzagabanya kuvuga ibintu byawe, niko abantu nabo bazagabanya kwinjira mu buzima bwawe. Uko uzagabanya kwita ku by'ibitekerezo abandi bantu bakuvugaho n'ibyo bagushyiraho, niko nabo ubwabo bazarekera kukwitaho. Ntabwo ufite kujya imbere y'abantu gushakisha agaciro,
ahubwo ibyo ukora nibyo bizaguha agaciro. Nushaka amahoro mu buzima bwawe, ibibazo n'ibyo bintu byawe byose nabyo bizaguha amahoro. Ariko buri muntu wese uri mu buzima bwawe, niba ari inshuti yawe, bivuze ngo ufite ibibazo, ukajya wizera buri umwe wese umuhereza amakuru yawe yihariye. Ibyishimo bya mbere bidasanzwe ni ukugira ubuzima bwihariye, ukaguma witurije, ntugire umuntu ubwira ubuzima bwawe. Icyo gihe biba ari ibyishimo birenze uko abandi bantu babitekereza. Niba uvuga amagambo menshi uzabeshya, niba utekereza cyane uzagira agahinda gakabije, kandi niba urira cyane bizatuma muri make nawe utangira gutuma utareba imbere yawe hazaza. Niba ukunda cyane bizarangira wicishije kandi uri guhomba. Niba witaho ukita ku bintu cyane, bivuze ngo abantu bazagusuzugura. Niba ukunda gukina cyane ntabwo abantu bazajya bagufata seriye, kandi ikindi niba wizera cyane bizarangira ugambaniwe. Niba ukora cyane uzicwa na stress. Ikiriho rero, niba unarya cyane uzabyibuha cyane, niba usinzira cyane uzaba umunebwe. Niba umara umwanya munini wangiza, bivuze ngo nta hazaza hawe ufite. Kandi niba wishyiraho make-up nyinshi bizarangira ubwiza bwawe bugiye. Niba ureba cyane uzatangira urebuzwa n'ibitakureba, bizatangira kubura ndetse focus yawe no kwita ku bintu kwawe kuzima. Niba winjira mu gukurikira mu gashaka ubuzima cyangwa ubushakira buri hamwe, bizarangira ubwo mu gihe kimwe cyose. Menya ko umunsi uzakora ibitandukanye n'ibimubwiye nibwo uzatera imbere. Gusa umunsi uzasenga cyane nibwo uzabona buri kimwe. Umunsi uzihangana cyane nibwo uzabasha kugira isi mu biganza byawe. Umunsi uzashora byinshi cyane nibwo ahazaza hawe hazaza neza. Umunsi uzareka ibyo byinshi bikubangamira ukabireka cyane nibwo uzagira amahoro yo mu bwonko. Umunsi uzitaho ku bintu cyane nibwo uzabasha gukira mu bibi byose byakwatakaga. Umunsi uzakorera Imana cyane nibwo uzakira ndetse ukakira ibihembo bitabasha no kuba byavugwa, ndetse bitabasha no gushyirwa mu buhamya bwawe. Nukorera Imana cyane uzabona ibihembo birenze. Ibindi bintu ubuzima bwanyigishije, ubuzima bwacu akenshi tubumara dukurikirana intego za feke, intego zitari za nyazo, dushimagiza abantu ba feke. Ahubwo umunsi uzamenya ko umunsi wawe ukwiye kubaho kandi ukwiye kubaho ubuzima bukwereye, nibwo uzaba ubaye ubuzima bwa nyabwo. Numenya ko utabasha kunezeza abantu bose igihe cyose, ndetse ubwawe ukazabanza kwinezeza, ndetse abantu ukunda bagakurikiraho, buri umwe wese akaba ari bize ndetse no kwinezeza ubwabo. Mu gihe wowe ugerageza kunezeza abandi, nibwo uzahita umenya ko abantu ubwabo bikunda kukurusha. Buriya kurwanya gusaza biba bimeze nk'aho uri kugerageza gufata umuyaga. Biba bivuze ngo rero jyana nawo, wishimire uwo muyaga, umubiri wawe uri guhinduka, kandi buri munsi bizahora ariko bimeze. Wikangiza umwanya wawe ushaka kugira ngo ugarure ubuto bwawe, aho kugira ngo uhindure ibitekerezo byawe, urebe ubwiza bushyashya uri kugenda winjiramo. Nta muntu n'umwe ntungane kuri isi cyangwa umuntu mwiza udasanzwe. Nta n'umuntu wishimye
cyane birenze kurusha abandi, kuko iyo akenshi uri mu bibazo cyane wumva utekanye, wumvishe muri ibyo bintu byose bikuvuyeho, biba bisa nk'aho aribwo wumvishe utekanye ndetse n'uko kubabara kwawe kose kugiye, ariko biba bivuze ko hari undi muntu wundi ubabaye, kandi nawe ibyo uvuyemo hari abandi baba bishimye. Menya ko nta muntu uzigera abasha kubona ibintu byiza ukora, ariko buri umwe wese azabasha kubona ikibi wakoze n'ikosa wakoze, kuko iyo ibyo bibasha kukugaragarira nibwo uzatangira gukora ibintu ubikorera impamvu ikwiriye, ndetse ugatangira kugira umwanya mwinshi wo kujya ubwawe winezererwa. Hari igihe umunsi umwe uzicuza impamvu wamaze umwanya wita kuri uko kuntu ugaragara, kuruta uko wakabaye warashatse amahoro ukabana na roho yawe neza, ndetse umubiri wawe ukaba wubahisha Imana, bikaba ari ingenzi kuruta ibyo wakabaye warakoze. Buriya ubuzima bwawe ni ingenzi kuruta ibindi byose, ariko stresi, ubwoba, guhangayika, ibyo bintu byose birangiza kuruta na bya biryo abantu bakubwira ngo ibyo biryo ni bibi cyane, na bya binyobwa uvuga ngo ushobora kunywa bikaba byakwangiza. Mbese nk'ibyishimo, amahoro niwo muti mwiza twakabaye tugira muri twe. Ese ninde uzabasha kukwibuka ibyo wakoze? Icy'ingenzi rero ni uko imyaka wabayeho, urukundo rwawe, ubwenge bwawe ari byo bintu bizabaho igihe kinini kuruta nawe igihe waba warabayeho. Rero bwira inkuru zawe, bashoboye kuba izo nkuru zawe uri kuvuga zishoboye kuzagenda kuruta uko ubwawe wabasha kubitekereza. Erekana urukundo. Ntabwo turi hano kuri isi igihe kinini. Niba uri kubaho urwanya umuyaga, ibyo bintu bishoboye kuba bimeze nk'aho ari nk'ikintu bwaba bumeze nk'aho ntacyo bumaze. Ukwiriye kumva nk'aho ubuzima uriho uri kwinezeza buri munsi, ujye unywa ibinyobwa byiza, ukoresha ibintu byatuma nawe wumva uri mwiza, kuko ejo hazaza ntawamenya. Uyu munsi ni impano dufite kuko tugihumeka. Ibyo ni byo twakita impano idasanzwe. Irya, inywa, ishime, gusa unywe bitangiza umubiri. Gusuzugura, jya umenya ubwenge. Niba ushaka kugira ngo uzagaburire abantu badafite aho baba, abantu badafite imibereho myiza, uzagenda ubagaburire, ariko umunsi uzabishyira ku mbuga nkoranyambaga ukugaburira kwa kwikunda kwawe, jya umenya ubwenge. Ndi Rukuruzi Magnet Rwogera. Urugendo rwa mbere rukomeye umuntu afata agiye kugenda muri ubuzima ni igihe agenda wenyine, agafata wa mwanzuro wenyine ugoranye abandi batabona ko yabishobora. Urwo rugendo nirwo ruzanagukomeza rukakugira umuntu udasanzwe. Cyo umenya ubwenge, ntibivuze kwigunga. Buri byiza waba ari umuntu abantu bazakwangira yuko uvuga ibintu bibatera imbaraga, bibateza imbere, kuruta uko waba ndetse umuntu w'umucantege ufite urwango rwinshi. Abantu bazakwangire uko ukuntu uri umuterantege, ndetse uri n'umuntu uvuga ibintu bizima, kuruta uko wagira urwango n'ibicantege byinshi ku bantu. Buriya buri muntu wese aba akeneye inshuti ishoboye kuza ikakubwira ngo ambara neza, tujye kududuba, tujye ahantu twimerere neza. Abantu batuje burya nabo hari igihe bakunda kuvuga kandi bagakunda kugira amagambo menshi iyo bari kumwe n'abantu babo, babandi bamenyeranye nabo iyo bari kumwe nabo burya baba bavuga cyane. Uzarekere gutekereza cyane, kuko umunsi uzakomeza gutekereza cyane
ntabwo uzabasha gukontorora buri kimwe cyose. Menya ko ibiba muri iyi si kubitekerezo cyane ntabwo ariko kubikontorora, kuko iyi si ibamo ibintu byinshi utabasha gukontorora, ahubwo ibyiza wabireka bikaba, wowe ugafata umwanzuro wawe n'uburyo tutwara ubuzima bwawe. Nukomeza gutekereza cyane uzatuma umubiri wawe amaraso yirukanka guteza ibindi bibazo n'indwara nyinshi mu mubiri wawe. Jya umenya ubwenge. Umunsi uzagumisha abantu bataguha agaciro mu buzima bwawe, ndetse bivuze ngo nta cyumba uri gushakira ba bantu baguha agaciro mu buzima bwawe, uri kubirukana mu gihe uri kugumisha ba bantu bataguha agaciro mu buzima bwawe. Abo bavanemo kugira ngo abaguha agaciro bazaze. Jya umenya ubwenge. Ujya wiruka muri ubu buzima, ubumenyi ntabwo ari ubuntu. Icyiza rero ufite kwitonda mu byo ubona byose. Nubona umuntu agiye kuguha ubumenyi, ntuzajye utekereza ko ubumenyi ari ubuntu. Niba hari umuntu wakweretse ibara rye rya nyaryo ko ari umuntu udakwiye kuba mu buzima bwawe, nawe ntuzongere gutinyuka kongera gukoresha iryo bara mu buzima bwawe. Ntabwo ntekereza ko abantu babasha kumenya imbaraga ndetse ushyiramo kugira ngo nawe ubwawe wivane muri wa mwijima uba urimo muri wowe mu giti cyawe, umubiri wawe. Rero niba warabasha gukora ibyo bintu umunsi ukivana mu mwijima w'ibibazo wabaguca intege mu gahinda n'akababaro, uyu munsi ndakwishimiye, komerezaho kandi urenzeho. Ibintu byiza humura bigiye kuba nshuti. Wowe izere kandi ukomeze utekereza ibintu byiza, ukora ibintu byiza. Ibintu byiza bibuze kuza mu nzira yawe. Nukora ibibi, menya kuri kwica hazaza. Rimwe na rimwe hari igihe kwicecekera aba ari cyo gisubizo cyiza watanga, ndetse iyo urebye ukabona ndetse rimwe na rimwe iyo ucecetse ntugire ikintu uvuga, ni ahantu abantu bazahera bakuvuga, bavuga ngo wavuze utya, bavuga ngo wakoze utya. Nuceceka ntibazabona ibyo bakuvugaho, ntibazabona aho bahera ndetse baguca za ntege zawe. Uzakore wicecekere, ujye umenya ubwenge. Ibintu byose bisaba ko hari ikintu bivugaho. Ushaka gutsinda urugamba neza, uzicecekere. Muri siyansi bakunda kubyita ngo ni imbaraga, mu rusengero bakabyita ngo ni umwuka wera, ku mihanda abantu babyita vibes. Ariko icyo nakubwira icyo ari cyo cyose, banza umenye ko ugomba kubyizera, ukizera umwuka wera. Ntabwo burakererwa kugira ngo ibintu byiza bizaza mu buzima bwawe. Mu gihe ugihumeka, ibintu byiza biri imbere biragutegereje. Uko byambera kose bizaza. Buriya nta n'umwe mu bantu twese turi ku isi uri hejuru y'undi ku buryo ukwiriye gusuzugura umuntu uwo ari we wese. Cyo rero ca bugufi. Niba ushaka kugira ngo uzatere imbere, banza witegure ko abantu bazagushidikanyaho, bakabasha kubanza kugusuzuma. Ubuzima iteka buzahora bwuzuyemo bya bintu bishaka kuguca intege kugira ngo birebe koko niba ukomeye. Uko niko abantu dukura, ni nako tubasha gutera imbere. Umunsi rero uzifuza gutera imbere udaciye muri ibyo bintu byose ntibizakunda. Ariko niba witeguye kugira ngo uzatere imbere, menya ko ugomba kuzaca muri ibyo bintu byose nkubwiye ruguru. Cyo umenya ubwenge. Abantu batoya beza akenshi ngo nta sida si byaremwe, ngo ariko ngo nanone abantu beza bakuze ngo nanone ni ibikorwa by'ubugeni. Umunyabwenge wabivuze ayo magambo. Ese agahinda kabi kababaje ndetse n'uburibwe bubi ntabwo buturuka ku mwanzi wawe burya, ahubwo buturuka kuri ba bantu wizeraga ndetse unakunda. Abo bantu nibo bantu bashaka kugutera agahinda bakanakubabaza bikomeye. Umwanzi n'ubundi wara witeguye ko yakubabaza.
ibi bintu bitanu ukwiye kubigira ibanga, ntukajye ubibwira umuntu uwo ari we wese. Ugomba kubigira ibanga ryawe. Imipango yawe y'ahazaza idasanzwe uri gupanga gukora, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubuzima bw'urukundo bwawe ugomba kubugira ibanga. Icya gatatu, amafaranga winjiza ugomba kuyagira ibanga, kuko nuyabwira abantu bazakugirira ishyari, bifuza kugira ibyo bintu byawe, bifuza no kukurengaho. Icya kane, icyo uteganya gukurikizaho gukora, ibyo bintu nabwo ushobora kubwira abantu imishinga yawe bagatangira kugira ubwoba, bigatuma bakugirira ishyari, nawe uzabigira ibanga. Icya gatanu, ibibazo by'umuryango wawe. Iby'umuryango wawe ntabwo ari ibya rubanda, jya umenya ubwenge ubyibikeho. Uzitondera amagambo yawe, umenye itandukaniro riri hagati yo gutebya ndetse no gutukana. Rimwe na rimwe hari igihe ushoboye gutuka umuntu nyamara wowe wibwiraga ko wari uri gutebya, jya umenya ubwenge. Ntuzigere usubiza umuntu mu gihe urakaye, kuko umunsi uzamusubiza urakaye uzamusubiza nawe ibitutsi yagutukaga cyangwa se umubwire nabi. Ntuzigere nawe usezeranya umuntu mu gihe wishimye, ushaka kumusezeranya ibintu nyamara wowe utazakora, byazatuma ndetse wicuza. Ikindi, ntuzigere ufata umwanzuro mu gihe ubabaye, kuko umwanzuro wose ufatiye mu bubabaro, mu gahinda, ni umwanzuro akenshi ukunda kuvamo kuba ugayitse. Ubuki nibyo biryo byonyine bitajya bibura, ku buryo bavuga ko ijaga y'ubuki ishoboye kumara byonyine imyaka 3000 nta kintu ubuki bubaye kandi ukaba waburya. Iteka haba hari cracks cyangwa se imisate ibiri muri buri kimwe cyose, akaba ariko urumuri rwinjira buri hamwe hose. Buri urebye neza, urumuri rwinjira buri hamwe hose, ntabwo rwabura ukuntu rwinjira aho ariho hose. Bivuze ngo ahantu hose buri rero iteka urumuri ruba rugomba kuhagera. Niba wumva uri mu bibazo bikomeye cyane, menya ko iteka urumuri ruri buze kukugeraho uko byamera kose. Uburyo tugendana n'abantu bababaye, ibyo bivuga cyane uburyo natwe twicarana n'abakomeye, ndetse bikaba bivuga kurusha ndetse kwa kundi tugendana n'abakomeye n'ukuntu twicarana nabo, uko tubana ndetse n'uko tugendana n'ababandi bababaye. Ibyo ubwabyo bivuze cyane binarenze uburyo twicarana n'abakomeye. Kandi buri munsi uzajya uhora wibuka ko buri kimwe cyose kiba muri ubuzima bwacu kiba kubw'impamvu. Wenda birashoboka ko uyu munsi iyo mpamvu utabasha kuyibona ngo wumve isobanutse, ariko igihe gikwiriye uzabona ko ya mpamvu koko isobanutse. Ntiwihebe. Igihe ndetse na Kauma, buri inyoni yari nzima irya imiswa, ariko nanone iyo inyoni yapfuye, imiswa irya ya nyoni. Igihe n'imibereho turimo bishobora kuba byahinduka igihe icyo ari cyo cyose. Ntuzigere utesha agaciro cyangwa se ugire umuntu ubabaza muri ubu buzima. Birashoboka ko uyu munsi uri umunyembaraga, ariko uzibuke ko nanone igihe ni ikinyembaraga kukurusha. Jya umenya ubwenge. Kandi uzajye buri munsi uri kumwe n'umuntu ushobora kuba yakubabaza mu kanya gato, ariko nanone akaba yakongera nyuma yo kukurakaza cyangwa yakubabaje kongera akakunezeza mu kanya gakurikiraho. Uwo muntu ari we uzajya wifuza kubana nawe, kuruta uko uzabana n'umuntu ahubwo uzakunezeza mu kanya gato, nyuma ariko gupangira kukubabaza iteka ryose. Ntuzigere wumva utuye muhahise gusa, wibanda mu byabaye muhahise, dore ko ari naryo kosa abantu benshi bakora muri iyi minsi. Ahubwo wowe nanone ntuzibande ku hazaza cyane, ahubwo we banza wite uyu munsi, uyu mwanya uri kubaho, iki gihe cyose uri kubaho, kuko iki gihe uri kubaho nicyo kizagena ahazaza hawe. Ariko nuramuka nanone utuye muhahise akaba ariho uritekereza buri munsi cyane, hazica ahazaza hawe. Iteka mu buzima uzajya umenya igihe cya nyacyo cyo kuva mu bintu, kuko nicyo gihe cy'ingenzi. Urugero, mu gihe cyo kuva mu birori, igihe cyo kuva ku kazi kawe, n'igihe ukwiye kurekera urukundo rwawe. Jya umenya ubwenge. Buri muntu
umuryango ntabwo ukeneye kuba igitangaza ngo ube umuryango w'igitangaza oya uba ukennye ariko aba ari umuryango wawe icyangombwa ni uko ugomba kuba ari umuryango wunze ubumwe bose bakorera hamwe uwo muryango si ngombwa ngo munahuje n'amaraso guhangayika biba bimeze nko kwicara kuri rocking chair ni intebe ikora muvoma akenshi ibiguhereza ikintu cyo gukora ariko muri make ntaho ikugeza ibigutwara ariko ntaho ikutwara ndikeka mwese muri kwirebera aho ngaho neurologist bamaze kuvuga ko buri mwanya usa nkaho uri kuresista kugira ngo utarakara icyo gihe ngo nicyo nawe ubwawe buri gusa nkaho ukomeza ubwonko bwawe kugira ngo butuze ndetse urusheho no gukunda iyo uri kuresista kugira ngo utarakara nibwo uba wimenamo urukundo rwinshi urushaho no gutuza kurushaho ubwenge n'ubwonko bwawe burushaho gufata uwo mwanya umaze kwishyiramo kudakwiye kujya urakara buri munota bukagushyiramo urukundo buri teka uzahitemo kutajya uterana n'amagambo abantu ahubwo uzajya uhitamo kwigendera ubahunge wihitiremo amahoro ibyo nibyo bizaguha gutuza nanjye nta gihe cyo mba mfite cyo guhangana n'abantu nihitiramo kwigendera kuko amahoro